Reka nongere mbaye ikaze mwebwe tubana umunsi kundi mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora ndetse nayo tugiye kubana ari ubwa mbere nguhaye ikaze. Njye ndi Hasaf Obi, like share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Tutangiranye n'umubyeyi uri gusohoka iwe mu nzu. Nuko ageze ku muryango asanga hahagaze umugabo w'umusirikare. Nuko umugabo ati umeze gute mukunzi? Ubwo umugore yabaye nk'uwikanze. Araje ati mana yanjye Iva, ubwo yahise ajugunya ibyo yari afite hasi. Arangije asa nk'ufashwe n'ihungabana. Ubwo yaramwitegereje cyane arangije atangira kwibuka uko byagenze kugira ngo agende. Uburyo yagiye ari kumwangira ati winsiga ndakwinginze. Ubwo byarangiye umugabo agiye ku rugamba. Umubyeyi nawe atangira kwibaza ati imyaka 6 ishize yose koko yaragarutse. Ubwo disi umubyeyi yakomeje guhungabana. Abura icyo akora n'icyo areka. Arangije atamukura amubwira ati ve hano tuganire. Njye narinzi ko wapfuye. Iki gihe cyose wari uri he? Ntabwo wabonaga ko wansigiye n'umwana. Ubu se wumvaga mbayeho gute n'umwana wawe? Nuko umugabo ati mbabarira ndabigusobanurira byose. Ubwo umugabo yagiye umugore basi ngamuhobera amusobanurira uko ibintu bimeze. Umugore ntagasubira inyuma kugira ngo amwitaze atamukoraho. Ubwo umugabo nawe byaramutunga arangije ati hari ikihe kibazo? Ubwo hahise haza kakana kabiti mama ninde wari ukomanze? Ubwo umugabo yarahindukiye disabona n'agakobwa ke. Akana kati papa. Ubwo barahoberanye na papa agati umeze gute mukobwa wanjye nari ngukumbuye? Akana kati papa nari mbizi ko n'ubundi uzagaruka igihe kimwe. Nukuri ndagukunda papa narakubuze waragiye uransiga. Gusa ubu ndishimye papa nukuri ndishimye. Ubwo umugabo nawe yishimiye kongera kubona umwana we. Ati ndi kubona warakuze mukobwa wanjye gusa mama wawe ndi kubona ntazi ibyo ari kwigira. Ubwo umugabo yakomeje kubitekereza arangije amuga ati basi ndakwinginze akiri ndabona ari nkuzaniye. Ubwo umugore yakiriye indabo bamuhaye. Nuko umugabo atareba ku kiganza abona yambaye indi mpeta. Nuko umugabo atamuga ati kuva ryari se warahendiye impeta y'ubukwe bwacu? Ubwo umugabo nawe nk'umuntu mukuru yahise abyibwira arangije ahita afata utwe ngo yigendere. Nuko akana ati papa. Ubwo akana ko kakomeje kumukurura ngo atagira ahantu ajya. Umugore nawe amuzi inyuma ari kuvuga ati kubera iki imyaka 6 yose wansize wari uri he wumvaga ko ameze gute n'umwana wawe? Reba ukuntu angana kandi waramusize afite imyaka 4. Umugabo ati ya ndabizi. Gusa ntago. Nuko umugore atamuca mu ijambo ati basi ndakwinginze ngwino wicare tuganire. Umugabo ati ubwo uri kumva twaganira iki nyuma y'ibyo byose mbonye? Ubwo yafashe igikapu cye ngo yongere yigendere. Akana ati papa ndakwinginze wigenda mama waretse gutuma papa agenda. Umwana ati papa nukuri wigenda tugumane. Umugore nawe ati Eva ndakwinginze wigenda reka tuganire. Ubwo hanze yahise haturuka undi mugabo nawe ari kuvuga ati hani umeze gute ku isabukuru yawe nakuzaniye indabo zimwe ukunda? Ubwo umugabo akigera ku muryango arangije ahita abona wa musirikare ati uyu se ninde kandi? Nuko papa kakana ati niba ntibeshye se ahubwo si wowe wakoraga muri ya farumasi? Nuko wa muganga wakoraga muri farumasi ati ya ni njyewe rwose. Gusa ubu ngubu nasezeranye na Angela ashize imyaka 3 ntabwo nyikora muri ya farumasi. Nuko Angela ati ndakwinginze basi wivuga nabi kuko uyu nguyu niwe mugabo wanjye. Nuko wa muganga ati umugabo wawe ni njyewe ntabyo uzi? Ni njye mugabo wawe. Ahubwo ikindi narinje ngo dusangire kuko uyu munsi ni isabukuru yawe sibyo? Ubwo papa w'umwana se avuga ati okay ni byiza rero nawe ngiye. Ubwo akana kahise gatera hejuru ati papa ndakwinginze widusiga. Nuko wa muganga ati sawa rero wakoze kuza nawe wagutumiye. Ubwo wa musirikare ngo niva yahise agaruka inyuma. Arangije ati umva nkubwire wa mugabo wibuka ko ahangaha hari iwanjye, inzu ni iyanjye. Ubwo Angela yahise avuga ati ndakwinginze Iva please basi wigenda. Ubwo wa mudokiteri yahise avuga ati uvuze uhisemo uyu nguyu? Ubwo Angela yahise atera hejuru ati none uragira ngo nkore iki? Niwe mugabo wanjye ni papa w'umwana mfite. Nuko muganga ati aka kanya rero mise mpinduka umuntu mubi siko bimeze mpindutse umuntu mubi. Ubwo umujinya yahise umwicara arangije ati sawa mwakoze cyane wakoze kunyangiriza umunsi. Ubwo kakana ka Eva kitwa Eva kahise kabwira mama ati mama ati ndakwinginze Eva jya mu cyumba cyawe. Akana ati nshaka kugumana na papa wanjye. Ubwo papa yahise aca bugufi ati Eva mukobwa wanjye ndi kubona bitameze neza ngiye kugenda nzagaruka kugusura sibyo nzaza tuganire sibyo? Akana ati oya ntago mbishaka mama nutume papa agenda uri kwangiza ibintu byose. Mama ati nakubwiye kujya mu cyumba cyawe. Umwana ati ndakwanga cyane mama. Ubwo Angela byaramurenze atangira kwirukansa ibitekerezo yabuze icyo akora n'icyo areka yabuze n'amahitamo. Arangije atangira kugenda ahamagara umugabo we wa mbere witwa Iva
akongera akibona umwana we ari kuza amureba ati papa ari he, akabura n'icyo yahitamo ari umugabo we Iva cyangwa se wa mudogiteri. Biramucanga neza, ibitekerezo birirukanka. Ubwo yabuze icyo akora, arangije agenda yicara munsi y'igiti atangira gusenga Imana ati Imana ndakwinginze nyobora muri iyi nzira, nukurimo ikimenyetso basi mbone ko turi kumwe, ndagusabye Imana mpa ikimenyetso. Ubwo muri ako kanya akiri gusaba Imana ibyo bimenyetso, wa mugabo we ngo ni Iva yahise aza amwicara iruhande arangije ati Angela, nukuri sinigeze niyumvisha ko byibuze uzaguma n'ubundi mu rugo, nubwo naje ndi kwikandagira nzi ko n'ubundi ntari buhagusange, gusa kubw'amahirwe nabonye uje mbona ari nka marayika yongeye ikamurikira. Nuko umugore ati ntabwo nari bubikore ngo mpave, kuko iteka numvaga ko byibuze nimba utarapfuye uzagaruka nkongera nkakubona. Umugabo ati rero ibyambayeho ni birebire, niyo mpamvu wabonye ntinda nkamarira imyaka yose, gusa ntabwo byari binyoroheye nanjye, gusa nabonye wowe bitarakugoye kongera kwiyakira ugatangira ubuzima bushya. Ubwo umugore yahise agira umujinya ahita ahaguruka arangije ati uvuze ngo ukiva, umunsi ugenda narababaye kandi byananiye kubyakira, gusa kuko wagendaga umbwira ko uzagaruka vuba narabyakiriye, urangije uragenda umara imyaka ingana gutya yose. Ubu ubona nari kurera gute umwana wansigiye kandi tutaranavuganaga byibuze buri segonda buri munota natekerezaga ko umeze, byibuze nari umukobwa wawe nkumva ndatuje, gusa nyuma ubuzima bwaje kungura waransize, uragenda unsigana n'umwana twenyine nta bundi bufasha mfite. Ubwo si yaza kuba ari wowe wari kubigenza gute? Aho utajya gushaka undi ni hehe? Mbwiza ukuri. Ubwo umugore agize umujinya adise atangira gukubitagura umugabo amubaza ati wabonaga umukobwa wacu umusigiye nde? Nta wundi muryango yari afite utari njyewe, urabizi ko wadutaye tugasigara turi twenyine. Ubwo yakomeje kumubwira ibintu byose yimara agahinda. Umugabo nawe emosiyo ziramufata ubona ko atangiye kurira, disiko kaciye urukundo ntabwo hajya haca urwango. Ubwo umugore yaramubwiye arinigura bose bararira. Umugore arangije ati nubwo yabonaga yimeze kuriya nta munsi wiraga ntagutekereje, iteka ahoraga uri mu bitekerezo byanjye, gusa nari mfite icyizere ko rimwe uzagaruka nkongera nkakubona. Iva byibuze uracyankunda? Ku mugabo nawe byaramurenze atangira no kurira disi, arangije ikiniga kiramufata buri cyo kurangije atangira gusoma umugore we. Ubwo ibyishimo byarabarenze bose, kwiyakira birongera birabananira, gusa byibuze imitima isubira mu gitereko kuko umwe yongeye akabona undi. Ubwo byarangiye bagiye kurarana, batangira kwibutsa ibihe byabo bya kera bari muri honeymoon. Ubwo umugabo noneho yabonye yamubwira atangira kumutekerereza ibyamubayeho. Umugore ati ndabyumva rwose ntabwo byari bikoroheye, gusa nanjye nubwo nandi hano ntabwo umutima wari uri hamwe nahoraga nkutekereza, gusa iyo narebaga umukobwa wacu numvaga ko icyizere kigiye ariko nzongera nkakubona, kuko ndibuka n'umunsi wa mbere ugenda ko wagiye ntabishaka, gusa kuko yari mu mpamvu z'igihugu ntabwo nari bukubuze. Iva ndacyagukunda, nubwo wasanze byaragenze kuri nyine ngashaka ubundi, nuko nagira ngo byibuze mbikorere umwana wanjye, kuko iyo ntaza kubona ubundi bufasha ntabwo umwana wacu aba ageze hariya cyangwa se ngo abe yiga. Basi byibuze umbabarire kuko ndacyagukunda. Umugabo nawe ati basi Angela mbabarire ku byabaye byose, naragenda ati ariko byibuze umbabarire. Ubwo umugore yahise yegukaranje aramubwira ati Iva mbabajwe n'uriya mudogiteri ngo ni James. Nuko Iva ati none se bitari ibanga uramukunda? Umugore ati Iva yaba njyewe cyangwa umukobwa wawe nta kintu na kimwe twigeze dukenera ngo tukibure. James ni umugabo mwiza kandi ufite urukundo, gusa ntabwo yakundutira, gusa biranabikoze kugira ngo maranire ubuzima bwiza bw'umukobwa wacu. Nuko Iva arangije ati ngaho nyine nimba ari uko bimeze ubwo ntabwo nzagumana nawe, nimba mukundana ntabwo nzakora ikosa ryo kubatandukanya, kuko n'ubundi amakosa yose ni ayanjye. Ubwo umugore se ashiduka arangije ati oya Iva, oya ni ukuri ntushobora kongera kumfatira ibyemezo uko wiboneye Iva, ubaka kandi n'icyo ugomba gukora icyo nshaka kandi nkeneye, kuko dukeneye guha umwana wacu ubuzima bwiza nk'ababyeyi nawe akaba mu muryango wuzuye. Nuko Iva arangije ati ibyo ndabyumva kuko n'ubundi ndi hano, ikindi kandi ntabwo nzongera gusiga umukobwa wanjye ukundi, ariko ntabwo bivuze ko nagutandukanya n'uwo nsanze mwarasezeranye. Ubwo bakiri muri ibyo bakiri kuganira hari umuntu wahise akomanga ku rugi. Ubwo bayikanzemo barangije baza kureba uwakomangaga, basanga wa mudogiteri ngo ni James ari kumwe na kakana nyine bari muri salo bari gukina. Ubwo Angela aza aramubwira ati ugarutse gukora icyano James? Ubwo yahise akurura akana kagashyira inyuma ye kuko yarasanze James nawe afite brique mu ntoki. Ubwo James wari afite agahinda kuko yarabonye ko umugore yakunze yarasubiranye n'umugabo we wa mbere. Yahise atangira kwimena we essence basi ngo byibuze yitwike kugira ngo urukundo rushire yari afitiye uno mukobwa. Ubwo yinyanyagije we essence byibuze ngo yitwike kuko yumvaga ko atabyihanganira kubaho abona ko umuntu yakunze ari kumwe n'undi. Nuko Dr James ati ndi kubibona n'undi ko ari we wahisemo, rero ibyiza nuko ngiye nakipfira nkakuvira mu buzima. Siko bimeze kuko akana ngo ni Eva. Kahise kabaza mama ati mama
wasezeranye na James nibyo? Nuko mama ati oya tuza Eva, turaza kubiganiraho nyuma sibyo? Akana ati sawa. Ubwo James nawe wari warenzwe n'urukundo arangije ati Angela reka ibi byose n'ubundi mbyikemure kuko ninjye wabitangije, n'ubundi nagiye kugukunda nzi ko ufite umugabo n'umwana, gusa kuko yari yaragusize nyine numvaga ko bitazagenda gutya, gusa reka mbyikemurire n'ubundi nipfire kuko nta bundi buzima nsigaje nta n'ibindi byishimo neganye. Ubwo Angela nawe warabuze uko abigenza arangije atabwira James ndakwingize byibuse banza uruhuka kuko dore urananiwe uvuye mu kazi, tuze kubiganiraho mu gitondo sibyo? Ikindi kandi nyine James mereza iyo brick sibyo? Mereza iyo brick. James ati no ntago nakiguhereza ahubwo reka mbyikemurire n'ubundi uri kunyumva, reka mbikemure none ahangaha. Mana yanjye ubwo umugabo washakaga kwimena we esansi ngo yitwike byibuze aruhuka ibibazo byo muri iyi si, ati esansi ni iyanjye ninjye uyizaniye, niyo mpamvu rero nayo igiye kuma ibyishimo byanjye bya nyuma. Ubwo yiva papa w'umwana yabonye ko bashobora no kubatwikiraho inzu arangije ati baby wafata umwana ukamujyana hejuru kugira ngo bitaza kumugiraho ingaruka, fata umwana umujyane, ngiye kubiganiraho n'uyu mugabo ndebe ko namuturisha. Ubwo umugabo wari wigize nk'uwasinze kuko yari yababajwe n'urukundo arangije ati ubaka kanya uri kumbonamo umurwayi wo mu mutwe rero ku buryo waza kunturisha, uri kumva ibintu uri kumbwira imbere y'umuryango wanjye kubera iki? Ange mbwira impamvu, naragukunze urabizi, gusa sinzi ko wankorera ibintu nk'ibi ngibi rwose, mbwira impamvu Ange. Ubwo Ange nawe yibutse ubuzima yabanyemo na James arangije bimukora ku mutima ashaka kumwegera ngo amuturishe. Iva nawe agira ubwoba amuga ati Ange ntubikore ngo umwegere. Ange ati ndabikora ntacyo ndaba kandi kuko maranye nawe imyaka myinshi rero ntabwo byananira kuba namuturisha kuko turaziranye neza. Ubwo akana ko kagize ubwoba avuga ati mama wikegera uriya mugabo ndakwinginze. Ubwo mama we yaramurebye arangije aramwegera ati James ndabizi uri umugabo mwiza kandi ugira igikundiro, waramfashije ubwo nari mu bibazo wambaye hafi, rero ibi ngibi ntabwo wabikora sibyo? Basi bikorere ngewe wanyitayeho n'ubundi ndabizi, umwana wanjye wamufashe nk'uwawe, basi ndagusabye ibi wibikora. Sinajyaga nkunda kukubwira ngo uyu marayika yaturutse mu ijuru Imana ikunyohereje kugira ngo unyiteho ngewe n'umukobwa wanjye, basi bikorere urukundo wankunze wikorera ibi kuko igitekerezo wagize ntabwo ari cyiza. Ukuntu abagabo disara abana beza yatangiye guseka, gusa nawe siwe yari urukundo yari amufitiye. Umugabo wahise amubwira ati uri kumva ibintu ntabikora Angela kuko ndabizi ko n'ubundi nagukunze ahari, kandi nahoraga nibaza ati se byibuze wowe wigeze umundaho na gato. Ubwo umugore disi yatangiye kugira ubwoba arangije ati uri kuvuga ndetse? Umugabo ati ndi kuvuga Iva kuko ndabizi nimba waranatekerezaga ko yapfuye, ubwo ni umuzimu we waguteraga muri relationship yanjye nawe, iteka wahoraga umutekerezaho kandi narabibonaga nubwo wabimishaga. Turakira ibyo narinzanye ngo nje kwitwika, akira bisigarana ubundi ugenda ubibike, ugenda ubishyire mu kabati kanjye ubundi ujye uhora ubyibuka, kandi uzaba uribuka ko basi nanjye nagukunze, gusa kubw'urukundo nagukunze kandi ntakifuza kuba nakwangiza urukundo rwawe rwa mbere, basi byibuse ujye ubyibuka sibyo? Ikindi kandi bye byaba byiza ngiye aka kanya. Ubwo umugore se avuga ati ndakwinginze James wigende izi saha basi byibuze ugende mu gitondo sibyo? Reka tugumane byibuze ugende mu gitondo ntabwo ubona ko bwije. Ubwo Iva n'umwana we batangiye kubona disco n'umugabo yakundaga mama wabo, gusa nyine kubwo nta kundi babigenza baratuza. Ubwo Angela nawe wari watangiye gukunda James, gusa ariko nyine utamurutira urukundo rwe rwa mbere, yamusabye basi ko atagenda muri iri joro, basi bakagumanaho akagenda bukeye. Ati James basi nsezeranya ko utari bugende muri iri joro, urabugumya aha? James ati yego ndagusezeranya kuko ndabikorera urukundo ngufitiye kandi uzite ku muryango wawe. Iva nawe ati ya nzabikora. Ubwo James yemeye ko arava aho ngaho mu gitondo, Angela nawe asigarana n'umuryango we kandi bishimye. Iva nawe ahita ahaguruka ati Angela basi reka nanjye ngusezeranye, ntabwo nzongera kubasiga wowe n'umukobwa wanjye, nzahorana namwe mugore mwiza n'umwana wanjye. Ubwo bose bemeye ko bagiye gusigarana maze Angela nawe yongera abonana n'urukundo rwe rwa mbere. Eva nawe ahura na papa we Iva, baba mu rukundo rwishimye kandi aba mu muryango wuzuye. Nibyo kuko rimwe na rimwe hari ibintu biducarenginga mu buzima ukumva ko bidashoboka kuba byakemuka, gusa Imana iyo yakubaye hafi birakemuka, ikongera ikagusubiza ibyishimo byawe bya mbere. Ubwo umwana yabayeho mu byishimo arongera asubirana na famiye ye bishimye,
papa we Disi arongera asubirana n'umuryango we baba mu munezero we n'umukobwa we. Ibi ari nabyo bikwereka urukundo rw'ukuri kandi ruhamye ko mugeragezwa ariko byibuze mukongera mukasubira mu rukundo rwanyu rwa mbere. Angela yakunze Yiva gusa biza kurangira agiye ku rugamba. Gusa nubwo yagiye ntago byamubujije gukomeza kumukunda cyane ko yari yaramusigiye n'igihango ari we mukobwa wabo Eva. Gusa ubuzima mubi yabayemo yabashije kubwihanganira nubwo yabonye ko bidashobotse agashaka undi mugabo kuko yibwiraga ko byibuze Yiva yapfuye cyangwa se afite kubona we yarishakiye undi mugore. Gusa nubwo byamugendekeye gutyo ntabwo yaburaga gukomeza amutekereza mu buzima bwe. Gusa Yiva yaje kugaruka ubundi arongera asubirana n'umugore we. James nawe yari yarakunze Angela biza kurangira amubabariye kuko n'ubundi yanze kumwangiriza urukundo kuko James nubwo yakundaga umugore yaharaniye ko byibuze uwo yakunze yazabaho yishimye abana n'uwo akunda. Mwakoze cyane kubana nanjye. Yari Asaf Obi. Kora like, share na comment nimba bikunze kujya tujya dukomeza kubana umunsi ku wundi. Dutangiranye n'umugabo uri mu kazi ubona ko ari gutekinika lavabo yapfuye. Ubwo wabahaje nyiri kumuha akazi ati warangije se? Umugabo ati nabikosoye rwose byarangiye. Maze uwo mugore ati murakoze cyane nukuri nashimye. Nari nahangayitse nibaza ukuntu ndabigenza akubura binkoreye pe. Hagiye ndakwishyura ngahe? Maze uwo mugabo ati sha nyine noneho kuri iyi nshuro bwo ndakugabaniriza baby. Uwo mugore ati bivuze siko ndi kwishyura nabi none ukaba ugiye gukoresha ubundi buryo bwo kwishyura? Hanyuma uwo mugabo ati nkunda cyane iyo mikino gusa ndi kumva byaba ari bibi ku giti cyawe. Uwo mugore ati oya sha humura nugira ikibazo nta kibazo ndabigiraho. Ubwo batangiye gusomana umugabo yibagirwa ko yaje mu kazi maze bahita bajya mu cyumba gukoresha ubundi buryo ngo yiyishyuremo. Ubwo uwo mugabo yatashye ajya mu rugo iwe mbese nk'umugabo uvuye mu kazi nk'abandi bose. Ubwo mu kwinjira aho umugore wari umugore ati oh bite sheri wiriwe neza? Umugabo ati oya uyu munsi ntago wambereye mwiza. Umunsi wakugendekeye gute se? Siko udashaka kumvugisha ni wowe nabazaga. Ubwo umugabo yahise amusubiza ati ariko nakubwiye ko wambereye muremure ikindi kandi mbabarire nshaka kuruhukaho gatoya. Umugore ati mumbabarire mutware nakubazaga uko wiriwe gusa ndabona utameze neza hagati ariko ibyo kurya byatunganye. Umugabo ati oh nyine nibagiye kukubwira mu kanya hari imishyikirano ndajyamo ku bijyanye n'akazi ubu rero mfite kwitegura nkagenda. Maze umugore we atari kwambwiye ko turaza gusangira ibya nimugoroba. Maze umugabo n'uburakari bwinshi ati umva rekera gukomeza kumbwira ibintu byinshi urabizi ngomba gukora ninjye njyanye n'iby'uru rugo bireba gusa none nzajya nkuhahira nanabikuzanire ku meza ahubwo mfite kugenda nonaha. Tugarutse ku rundi ruhande Disi niyo umugabo avuye mu kazi aza yirakaje cyane akaryama ateye umugore w'umugongo mbese ubona ko atamwitayeho. Ubwo umugore byaramucanze mu gicuku hagati ashotora umugabo ngo akore inshingano ze gusa umugabo amubwira nabi ati asiki Leya mbabarira cyane ndi kugerageza gusinzira ndananiwe cyane mba niriwe mu kazi. Ubwo Leya yarabaye n'agahinda kenshi ati basi nkeneye kuba ndi kumwe nawe akanya gato ntabwo siko ndi umugore wawe ntukima akanya buri gihe uje ngo urananiwe. Ubwo Tom umugabo wa Leya ati kuki wumva wambangamira buri gihe? Leya nkeneye kubyuka kare wandika nkasinzira. Maze Leya ati niki kijya mbere Tom? Usigaye utinze ntugishaka gukora inshingano zawe nk'umugabo ubundi kuki wahindutse? Tom ati Leya nta kintu na kimwe ngambiriye mva mu kazi naniwe rero jya undeka nduhuke ngaho nawe ushyire mu mwanya wanjye umbwire ahubwo reka niruhukire nako reka nguhuge kuko sinasinzira nkuri iruhande. Ubwo rero yasigaye ku buriri wenyine yibaza amakosa yakoreye Tom kugira ngo abe atakimuvugisha neza. Ubwo bwarakeye Leya ajya gutegura umugabo ngo ajye mu kazi aho ugasanga umugabo arangije no kwambara. Leya ati sheri waramutse? Tom aramwihorera. Maze Leya ati nashakaga kukwibutsa ko murumuna wanjye afite ubukwe kuri uyu wa gatandatu. Tom ati ya
ndabyibuka. Maze umugore ati ni byiza noneho nizere ko ya mafaranga nari nagusabye yo kugura ikanzu ndayabona. Tom ati ariko wumva ko ngenda umukire Leya? Njye nkora cyane nshaka amafaranga, ariko wowe yose ugashaka kuyikoreshereza ngo uragura amakanzu, urumva se nayakura he Leya? Ndabizi neza ko ufite ibyo wakambara mu byo usanganywe, rero wijya kundushya pe. Leya ati basi ntabwo nzongera kugusaba amafaranga, gusa ibi byo biratandukanye, ni ku munsi w'ubukwe bwa murumuna wanjye, rero nkeneye ikanzu. Maze Tom ati Leya nyine umbabarire, ariko nta mafaranga mfite yo kuguha pe, ngugura amakanzu. Kuki buri gihe ushaka ko uburyo unyicira umunsi? Ariko mfite kugenda rero nonaha. Ubwo Tom yaragiye asigara yaho ngaho byamuyobeye, naho Leya ati n'ubundi sinzareka kujyayo, rero ntabwo nzabura uwinguriza amafaranga yo kugura ikanzu. Ubwo Tom yaragiye, kumba agiye kureba ryahabara rye. Wa mujinya n'uburakari yari afite wagira ngo bahise babimuvomamo. Ubwo bari mu buriri barangije ibyo bakora, maze iryo habara ati Tom nukurura umugabo mwiza kuri buri kimwe. Tom ati oya sha wikabya, ariko urabizi ko buri gihe nguha buri kimwe ukeneye. Iryo habara ati buri kimwe nkeneye? Tom ati ya niko bimeze. Maze uwo mugore uri kumwe na Tom ati none se sheri, twazajyanye muri Expo Gikondo, nkeneye kugura izindi complete sheri, gusa ukuntu mbikunda iyo uri kumpa impano. Tom ati oh none se ya myenda naguhaye mu cyumweru gishize yabaye iki, warayanze? Uwo mugore ati oya ntabwo nayanze, ahubwo yose narayambaye, ikindi kandi nkumbuye gusohokana nawe tugafata icyo kurya turi kumwe sheri. Tom ati oh nta kibazo be, uzantumire nze dusangire pe. Maze iryo habara n'umunezero mwinshi ati thanks babe, nzabikora pe. Ubwo baratwereka ku rundi ruhande te n'umugabo ari kumwe n'undi mukobwa utari muri ba bandi twabonye, bari ahantu hatuje, mbese ubona ko ari agakupure keza gakundana kandi kishimanye. Kumbi yari umwe mu mahabara ya Tom, umuhehesi wakamejeje. Ubwo Leya yaragiye ashaka umuntu wamuguriza amafaranga yo kugura ikanzu yo kujyana mu bukwe bwa murumuna we, nuko yaje kumubona. Rimwe rero Leya aza gushopinga ikanzu yo kuzajyana mu bukwe bwa murumuna we. Ubwo ari mu nzira agenda abona Tom umugabo we yicaranye n'undi mukobwa basa nkaho basohokanye. Leya yari yikanze biramurenga, maze afite fone ngo ahamagare Tom amubaza ahari. Nuko aramuhamagara ati Tom. Maze Tom abibonye ko bari kumuhamagara ahita abwira wa mukobwa bari kumwe ati be mu munota gato ndaje. Leya ati hi babe uri he? Tom ati habaye iki se Leya? Ndi mu kazi. Leya ati oh mumbabarire nari nzi ko wagiye muri pause none ndakurogoye. Maze Tom n'ibimwabyize ati yego ngiye kujya gucekinga ibyakozwe, none se wanshakaga? Wacakiraga iki? Leya ati okay nta kibazo, nyine nashakaga kumenya uko umunsi wawe umeze, nta bindi pe. Tom ati no wigira ikibazo, ibintu byose bimeze neza, turabonana nijoro. Ubwo Leya yamuvugishaga ari kugira ngo amurangaze agere neza neza aho bari. Maze n'umujinya mwinshi ati wamubeshyiwe. Tom ati Leya uri hano ukora iki? Maze Leya ati none namenye ibijya mbere Tom, ntacyongera kumbeshya, wanyitaga umusazi uzi ko ntazagufata. Gusa Tom yakomeje kumubaza icyo ari gukoraho. Maze Leya nawe akomeza kumubwira ati ndayibonye ibyo wirirwamo, ni ukuri ko kubanza nanjye ndi ikigoryi. Tom ati Leya nta kibazo ndabigusobanurira byose, reka tujye mu rugo. Leya ati Tom ntongeye no kunkora, ahubwo uranyumva neza? Uriya ninde muri kumwe se? Kuki se utamujyanye ahandi cyangwa ngo mujye kuganirira aho ngaho ku kazi? Gusa ndabibona. Maze Tom ati umva Leya ceceka kuko uriya nta kintu na kimwe azi, sibyo? Ubwo ryahabara ryari riri kumwe na Tom riba riraje riti baby nibiki bijya mbere ko muri gutongana, uyu ninde se? Tom ati uyu se uyu nta birenze bye, ahubwo busubiye kwicara ndaza ndagusobanurira ibijya mbere. Maze Leya n'umujinya mwinshi ati Tom uvuze ko ntacyo ndicyo? Niko we muko biba bimeze gute gukundana n'umugabo wubatse ufite umugore, byongeye bamaranye n'imyaka 5 bakoze ubukwe?
maze uwo mukobwa ahita abaza Tom ati ntimubwiye kuri single sheri nta sheri ufite? Leya ati umva ibinyoma ye, ndabizi neza ko wari uzi ko afite umugore ndetse banasezeranye. Maze iryo habara rya Tom ati sinshobora gukomezanya n'umugabo wubatse ari we wowe kandi ntuzongere no kumvugisha Tom. Maze Tom n'ibimwaro byinshi ati Leya reba ibintu ubu nkoreye kweri. Leya ati mbabarira cyane, mfite kwitahira ahubwo mwigira mu rugo ntunkurikire kandi ikindi kandi nugera mu rugo ibintu byawe byose ubishakire hanze ubundi umve mu maso. Tom ati Leya no basi biretse kugenda nkubwire. Ubwo Leya yahise yigendera maze ajya mu rugo. Ubwo Leya yaratashye n'agahinda kenshi. Ageze mu rugo afata ya myenda ya Tom maze arayisohora ayishyira ku muryango hanze. Ubwo nyamugabo yahise azana ibyizere byinshi. Mu kugera ku muryango yahise yikanga maze atangira kwibwira ati ibi ni ibiki se mbona hano? Leya ndakwinginze reka ninjire, ndabyumva ukuntu umerewe, ni ukuri ndi ikigoryi gusa Leya mbabarira Leya we ndagusabye, ndabizi dushobora kubikemura please. Leya ati va hano genda, sinkushaka mu maso yanjye kuko warambabaje bihagije, umutima wanjye urababaye cyane Tom. Tom ati Leya ndagusabye reka ninjire tubiganireho ndabigusobanurira neza, ntago bizongera kumbaho Leya please. Leya n'agahinda kenshi ati nta kintu nshaka kongera kuvugana nawe, rero genda umvire mu maso. Tom ati kandi ningena ntago nzagaruka hano Leya. Leya ati nibyo byambera byiza pe, ubigenje gutyo wamubeshyiwe genda. Maze umugabo ati okay sawa cyane, ni wowe ubikoze ndagiye nonaha kandi sinzagaruka ntuziyicuze. Ubwo Tom yahise afata vahize ye aragenda. Ubwo baratwereka aho Tom yari agiye. Yarahageze arakomanga ati bite Stephanie? Ni Tom, nakinjira? Ubwo Stephanie yarasohotse maze baza Tom ati uje gukora iki hano Tom? Umugabo ati umeze neza sheri? Ubu rero mfite utubazo twinshi ndabigusobanurira neza mu kanya, situramarana ijoro ryose kuko ubu ntari wese ngo tugirane ibihe byiza mukundwa. Ubwo Stephanie yahise abwira Tom ati cacikata kumva ntabwo ufite kuguma hano Tom. Maze Tom ati kubera iki se Stephanie? Maze Stephanie ati kubera ko umugabo wanjye ari hano, ahubwo agenda none hatarahagusanga. Tom ati umugabo wawe? Stephanie ati ya umugabo wanjye ntabwo nari mbyiteze, gusa ni ibyishimo gusa kuko yaragarutse avuye mu butumwa bw'akazi, rero wowe nagusabaga kuba ugiye. Ubwo Tom yataye umutwe abura aho yerekeza maze yindukira na Stephanie ati ariko Stephanie wumva ko njye ndi ikintu utwara uko wiboneye? Maze Stephanie ati ndabizi ushobora kuba uri gushaka umuntu kwitaho, gusa njye nshaka kunkunda by'ukuri, ndabyumva wampaye ibyishimo ariko byararangiye, rero byaba byiza ugiye. Sawa bye Tom bye. Mana yanjye nta mahoro y'umunyabyaha koko. Tom yasigaye aho biramuyobera abura icyo akora kuko yari yasireye na ya mahabara ye yose maze abura aho ajya guteka imitwe. Nuko byaje kugendekera Tom kubera irari no kutanyurwa n'umugore we. Ubwo byaje kurangira bimuviriyemo uruzerero abura aho yerekeza n'aho abarizwa. Nshuti yanjye si byiza kuba hubakiye ku kinyoma kuko amaherezo uragaragara maze ugasebera kuri ba bandi wajyaga ubeshya. Uyu Tom nawe yajyaga abeshya abagore benshi ngo arabakunda bakamurya amafaranga maze akibagirwa ko afite umugore kandi nawe umukeneye. Gusa Tom birangiye nawe ari kwicuza. Mwari kumwe nanjye Asaf Obi, ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.